Uwasengaga rimwe asenge kabiri, Uwasengaga kabiri asenge gatatu, kuko akaga kaje kamanutse kihuse kagwirira isi. Iyi mugiga ivuye ku Uwiteka Imana, iyi mugiga ivuye ku Uwiteka Imana yangije byinshi kandi itanye ubuzima bwa benshi. Impfu zibaye nyinshi, mu mihanda impfu zibaye nyinshi, mu kirere impfu zibaye nyinshi, ku bibaga by'indege impfu zibaye nyinshi, mu yewe no mu mazi impfu zibaye nyinshi. Umuntu wese ufashe urugendo umva juhaguruka wejeje, juhaguruka wejeje. Niba ugiye gufata urugendo haguruka wejeje, niba ugiye ufashe urugendo rw'indege haguruka wejeje, niba ugenda na moto haguruka wejeje, niba ugenda n'imodoka haguruka wejeje, niba ugenda na gari ya moshi haguruka wejeje, niba ugenda n'ubwato haguruka. Umuntu Imana ikeneye umuntu wo guhagara mu cyuho. Byibura mu ndere ko mwambonera umuntu uhagara mu cyuho, umuntu uhagara mu cyuho, umuntu uhagara mu cyuho agatakambira Uwiteka Imana. Banyarwanda, Imana ikeneye umuntu uhagara mu cyuho, kuko burakari bw'Uwiteka Imana butatuvu uko byagenda kose. Kandi abubashye Imana niba Imana igiye gukoresha mu gihe nk'iki, bagifite amasengesho muri bo, bagifite gukiranuka muri bo, bagifite kwirinda muri bo, bagifite agakiza muri bo, abo bantu mu gihe nk'iki Imana igiye kubakoresha, abo bantu Imana igiye kubakoresha. Abo niko mugigije kwica abantu. Dore mugiga utuye ku Uwiteka Imana yisha abantu benshi. Hari mugigije ivuye ku Uwiteka Imana, hari mugiga Imana isivuye ku Uwiteka Imana itanye ubuzima bwa benshi. Uyu mugiga ivuye ku Uwiteka Imana iteje impfu. Iyi mugiga ivuye ku Uwiteka Imana habayeho impfu zikomeye. Abantu bakibaza ngo mbese ni biki, abantu bakibaza ngo mbese bigenze gute. Dore impfu zibaye nyinshi, dore impfu zibaye nyinshi hirya no hino. Abantu bakibaza ngo mbese bigenze bite. Dore umuntu guhagara mu cyuho, kuko umuntu ukubaye mwinshi ubuza abandi kwibukiba, ubuza abandi gusambana ugasambana, ubuza abandi kubeshya ukabeshya, ubuza abandi kwibukiba, ubuza abandi kwangana ukangana, ubuza abandi kwicana wo kwicana. Umuntu ukubaye mwinshi ariko ngo beze gutyo ngo amagambo yanyu ni ukubeshyirana. Ukuri kurabuze mu bantu, amagambo yanyu ababaje Imana, amagambo yanyu kuri social media, amagambo yanyu ababaje Uwiteka Imana. Dore uhagara hagati y'intumbi ndetse n'abazima, kandi dore intumbi zibaye nyinshi. Mu bapastori intumbi ziruzuye, hari intumbi z'abahanuzi, hari intumbi z'abaririmbyi, hari intumbi z'abantu b'ababishopu. Intumbi ziruzuye kuri YouTube, ziruzuye ziri gutukisha izina ry'Uwiteka Imana. Izi ntumbi ziruzuye, Imana turengera, Imana turwana, Imana dutabara. Intumbi ziruzuye kuko umunuko bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze UMUSARABA TV, bakunze ibyizerwa TV. Reka tubaseka tubaramutse mwese mudukunda kandi bakurikirana ibiganiro byacu. Ineza y'Imana niba namwe kandi n'umugisha w'Imana ubaseseka ndetse n'abanyu bose mu cyo bitandukanye mugiye muheremo mu ntasi zitandukanye ku migabane itandukanye. Mwese mukamwumva ururimi turi kuvuga, turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro kivuga ubutumwa cyacu cy'uyu munsi. Gize umugisha tubwe n'umukozi w'Imana akabuzandura tugiye kwana nawe muri kano kanya. Reka ntangire mu ikaze, tugaye ikaze mukozi w'Imana. Murakoze cyane. Amahoro. Turashima Imana. Amakuru cy'imisi. Amakuru ni meza, Uwiteka ari kumwe natwe. Shimye Imana ko yabanye nawe natwe kayitubana natwe twatwagiye gura turi bazima. Amen. Ubugingo bumeze neza nabwo. Ubugingo ni buzima kandi turumva Uwiteka akiri mu ruhande rwacu. Amen. Reka tugusabe noneho utangire suzana duteze amatwi muri kano kanya. Turasuhuza ababana natwe kubw'ijambo ry'Imana, bakurikira ijambo ry'Imana mwese aho bari hose mu bihugu bitandukanye. Turavuze ngo amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese. Amen. Amen. Nawe ayo mahoro kandi muhorane mu izina rya Yesu Kristo. Reka tugusabe
mbere yo gusenga Imana ariko reka tumanze tukubwire twumvishe inkuru ivuga yuko umwe mu bakozi b'Imana umwe mu bahanuzi bari bazwi b'ibirangirire yaba yiyahuye. Ayo makuru yafite? Ayo makuru nayumvise ni inkuru y'akababaro kumva umuntu wakoreye Imana agakomeza imitima ya benshi, agahumuriza benshi, agasengera abantu, Imana ikamukoresha imirimo n'ibitangaza, atsindwa ku munota wa nyuma agafata icyemezo navuga ko kigayitse cyo kwiyambura ubuzima akiyahura. Ni ikintu kitari cyo gushimirwa, ni ikintu kibabaje cyane. Rero navuga ngo birababaje ko umuntu yahura n'ibibazo, ko umuntu ahura n'ibigeragezo, si bivuze yuko yafata umwanzuro wo kwiyambura ubuzima, kuko nubwo ahura n'ibigeragezo bingana iki, uyu munsi none ejo amateka aba yahinduka, Imana ikakugira neza. Nta mpamvu rero yo kwiyambura ubuzima, biragayitse cyane kandi birababaje. Biri guhishwa yuko ngo byaba byatewe n'amakimbirane yari afite mu rugo. Kubera iki ingo nyinshi z'abakozi b'Imana zibana amakimbirane kandi ayo bakagize ingo z'intangarugero biterwa n'iki? Kuko ntabwo amakimbirane yabura, kuko nubwo abantu bari abakozi b'Imana batuye mu isi. Isi rero kuba batuye mu isi, kandi nta hantu umwa Satani atarasa umwambi, nta hantu Satani atarasibuye. Rero kuba urugo rw'umukozi w'Imana rwageragezwa hano mu isi si igitangaza, uko urw'abadasenga rugeragezwa n'urw'umukozi w'Imana rwageragezwa. Buri ingo nyinshi zirageragezwa, ahubwo itandukaniro ni uburyo abantu bahagarara muri bya bibazo cyangwa babasha kubijera. Rero nta muryango n'umwe buryo utagira ibibazo, ahubwo icyo abantu batandukaniyeho ni uburyo babyitwaramo. Hako bigira mu kwitwa abakozi b'Imana bikaba ibindi. Ntabwo mvuze ngo ntabwo twakwemeranya ngo tuvuge ko biba ibindi. Nuko umukozi w'Imana kenshi aba ari indorerwamo, ari ikintu kiba kibaye muri society abantu batari biteze ko cyahaba. Kuko urugo rw'umukozi w'Imana rushobora guhura n'umuraba muri quartier, harimo n'izindi ngo 10 zifite ibigeragezo nk'ibyurwe, ariko urw'umukozi w'Imana rukaba ari rwo rugaragara, kuko ubundi umukozi w'Imana n'urwandiko rusomwa na bose. Niyo mpamvu umukozi w'Imana bagomba kwitwararika kandi akirinda. Navuga ngo rero no gusenga ntabwo abantu borohe muri misi. Biravugwa yuko bamwe mu bakozi b'Imana, bamwe mu bapasiteri, mu bashumba muri no misi bafite indwara y'agahinda gakabije bitewe n'ikibazo cyababayeho cyo gufungirwa insengero, bagafungirwa aho bakuraga ibibatunga, bakaba bafite ikibazo cy'agahinda gakabije muri no misi. Byaba ari byo urakeka ko bishobora kuba byatera none uyu mukozi w'Imana kuba yakwiyahura, cyangwa se bikaba byabaye ariko tutabaye maso kuba byaba no kubande? Kuba abakozi b'Imana bafite agahinda gakabije byo nibyo, ayo makuru ni ukuri. Abakozi b'Imana benshi bafite agahinda gakomeye, kubera yuko abakozi b'Imana benshi bafashe ubuzima bwabo bw'igihe kinini bakorera Imana mu itorero, bakorera itorero mbivuga gutyo. Ugasanga nk'umuntu yamaze imyaka 20 cyangwa se irenga akorera Imana mu itorero, nyuma rero ejo ukajya kumva arasezerewe, cyane nko muri amatorero makuru byarabaye, cyangwa se no mu nsengero ntoya. Ugasanga uyu mukozi w'Imana yakodeshaga inzu kuko itorero ryamuhembye, abana begaga kuko itorero ryamuhembye, yivuza mbese ubuzima bwe nuko yabaga itorero ryamufashije. Uyu munsi none ubwo bufasha ntabwo akibona. Wahembwaga n'itorero, umwana wigaga, uyu munsi none nk'abana bakozi b'Imana uyu munsi none batabonye uko bajya kwiga. Harimo abakozi b'Imana basohowe mu nzu, harimo abakozi b'Imana bakodeshaga amazu meza, uyu munsi ubuzima bukaba bwarabacanze, bakaba barasohoye mu cyaro, kandi rimwe na rimwe no mu cyaro ntahahari. Urugero, ejo nabohoze ndeba kuri social media, mbona umudamu umwe wafashe icyemezo, kuko umugabo we yari umushumba mu itorero rimwe riherutse kugabanya abashumba. Arangije umudamu ubuzima bumuriye, afata umwana
nako afata abana n'ibikoresho, ubwo ni ukuvuga amasafari n'utundi two mu rugo, aragenda aravuga ati rero aho kuko mbuza ahandi nagwa, ajya ku rusengero rw'ababyaye bakoreye umurimo w'Imana. Ni ukuvuga ngo rero buriya ni umwe muri benshi bafashe icyo cyemezo, ariko navuga ngo abakozi b'Imana, abakozi b'Imana, Imana itagize icyo ikora, ubuzima buragoye, ariko nubwo bugoye ntabwo bikwiriye ko umukozi w'Imana afata umwanzuro wo kwiyahura. Ntabwo bivuze ko bafata umwanzuro wo kwiyahura, kuko niba inzira zimwe zanze, Imana twakoreye, Imana twavugiye, Imana twamamaje ibasha guca n'izindi nzira. Haracyari ibyiringiro yuko abo bakozi b'Imana Imana izagenda ica inzira, bakabona n'ibindi bakora, bagakomeza bakavuga ubutumwa, bafite n'ikindi bakora, kandi ubuzima bugakomeza, kandi bagakomeza bakubaha n'Imana. kandi ubagiriyemo n'inama, bareke kwigirira nabi. Reka tugushimire, urakoze cyane ku mpuguro utangiye utambutsa. Reka tugusabe noneho usenga Imana utugezeho n'ubutumwa Imana yashyize ku mutima wawe. Murakoze cyane. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye, ndaguhimbaje, ndakunezera, urera, ujya neza, urakiranuka, urakiza, habwa icyubahiro. Mana nziza, ndagushimiye, ndaguhimbaje, ndakunezera, urera, uri umukozi w'umuhanga. Bana natwe, tugire neza, uturengere, udukomeze, Mana uturwanirire. Mana, ngiye kuvuga ibyawe n'ubutumwa wampaye gutambutsa, ndakwinginze Kristo kugira ngo nshoboze, Mana undinde kugabanya ndetse no kongera, ahubwo mvuge ibyo ushaka. Urakoze, ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye, amena. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu kubara ibice 17. Turasoma umurongo wa 11 tugeze ku murongo wa 14. Dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo, Mose abwira Aroni ati, enda icyotero cyawe, ukure umuriro ku gicaniro, uwugishyiremo, uwushyireho umubavu, ukijyane vuba mu iteraniro, urihongerere, kuko umujinya uturutse kuwiteka, mugiga igatangira gutera. Aroni abyenda uko Mose amubwiye, arirukanka ajya mu iteraniro hagati, asanga mugiga itangiye gutera mu bantu, ashyira umubavu ku muriro, ahongerera abantu. 13. Ahagarara hagati y'intumbi n'abazima, mugiga irashira. Abishwe na mugiga iyo bari abantu inzovu n'ibihumbi 4,700, utabariyemo abicishijwe n'ibyakora. Imana tugiye neza, Imana ibane natwe. Ndashimira Imana rero yuko nageze hano ku musaraba. Imana ishimwe cyane. Amen. Ariko mwayobowe n'umwuka w'Imana kugira ngo yica no guhita umusaraba. Mwayobowe n'umwuka w'Imana. Imana ishimwe. Amen. Umusaraba niwo bendera ryacu, twabakijijwe, twemeye n'isoni zawo, ni utuneshereza. Imana ishimwe. Umusaraba niwo bendera ryacu, twebwe abakijijwe. Ndicyangaha nje gutambutsa ubutumwa, ariko nubwo nicangaha nicaye mbabaye cyane, mfite umubabaro, kubera ko Yesu yegeze abwira abantu, abwira abigishwa, aravuga ngo mwinginge nyir'ibisarurwa yongere abakozi, kuko ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi babaye bake. Nyir'ibisarurwa yongera abakozi, abasaruzi ni bake ariko ibisarurwa ni byinshi. Rero Imana ihamagara cyangwa se ihamagara abasaruzi,
yashakaga yuko bagendera mu bushake bwayo, ariko Imana imaze kwitegereza isanga ahubwo abantu kubungabunga ibisarurwa ahubwo barushaho kubyanduza, barushaho kwitwara nabi, bakarushaho kugenda mbese batagenda uko Imana ishaka. Imana tugiye neza, Imana iturengere. Havuga ngo hano ku ijambo twasomye ku 13 nuko rata cyangwa se hepfo hatubwiye ngo Mose yitegereza mu iteraniro ry'Abayisiraheli abonamo ngo ko mugigije, yabwira Aroni, aramubwira ngo genda ufate icyotero ugende guhongerera. Mbese ni nko kubwira umukozi Imana ngo agende ajye hagati ku 13 ngo ugende uhagarare hagati y'intumbi ndetse n'abazima. Ngo mo Aroni arahaguruka nk'uko Imana yabimubwiye, nk'uko Mose yabimubwiye, ngo afata icyotero ashyiraho imibavu ngo agenda ajye guhongerera. Mbese ni nko kuvuga ngo agenda ajyana ibihumura neza, mbese guhongera hagati nko ku gatuti cyangwa se ku ruhimbi. Imana tugiye neza, ngo ugende ujye kuhongerera, ngo aragenda ngo ugende uhagarara hagati y'intumbi ndetse n'abazima. Imana tugiye neza, avuga ngo dore intumbi zirari kandi n'abazima, kuko intumbi zihari biri gutuma n'abazima batagaragara, kuko intumbi zihari bituma n'abazima batari kugaragara, kuko intumbi mbese umunuko hose urahagira, kuko intumbi zari zihari bituma n'abagaragara ko ari bazima, noneho nabo umunuko bazaho. Kubera intumbi zari zihari byatumye umunuko ukwira hose. Imana tugiye neza, aramubwira ngo ugende uhagarare hagati y'intumbi ndetse n'abazima, ngo agenda ahongerere. Ariko Imana itegereje nuko yabonye Mose cyangwa se akabwira na Aroni, abikora nk'uko Mose yabimutegetse, arabikora. Ikibazo Imana tugiye neza, umuntu uko ari ukwira ahantu hose, abazima ntibakiri bakigaragara. Imana avuga ngo uhagarare hagati y'intumbi ndetse n'abazima, aragenda abikora nk'uko abitegetswe. Imana tugiye neza, kandi umuntu uko akwiraga ahantu hose, Imana turengere. Noneho Imana rero igibabara yuko ikiri ko bazimana muri misi, nuko bagakwiriye kuba bari kujya mbese guhongerera cyangwa guhagarara, kuba maso, guhagarara hiringeye. Uyu munsi none nabo bagaragaraho umunuko, kandi Imana tugiye neza, bagaragaraho umunuko, ibyo bigatukisha izina ry'Uwiteka Imana. Aravuga ngo uhagarare hagati y'intumbi ndetse n'abazima, kubera intumbi zibaye nyinshi kandi mu iteraniro rwagati, biri gutuma abazima batagaragara, biri gutuma umunuko ukwira ahantu hose. Umunuko ukwira ahantu hose, dore izina ry'Uwiteka Imana riri gutukwa. Imana turengere, izina ry'Uwiteka Imana ritutswe bitewe n'umunuko ukwira ahantu hose, bitukishije itorero ry'Uwiteka Imana, kuko umunuko ukwira ahantu hose. Avuga ngo ugende uhagarara hagati y'intumbi ndetse n'abazima. Imana tugiye neza, intumbi zari zikwira ahantu hose. Imana turengere, Aroni yakwitegereza agasanga hirya no hino, agasanga intumbi mbese zigose ahantu hose. N'uyu munsi Imana mu buryo bw'umwuka iri kubona, iri gushaka uwagenda guhagarara hirengeye. Imana ikamubura, kuko amagambo yanyu yabagakwiriye guhagarara hirengeye, yabagakwiriye guhagarara nka Aroni. Amagambo yanyu aranuka, amagambo yanyu ni ugusebanya, amagambo yanyu ni ukubeshyirana, ukuri kurabuze mu bantu. Amagambo yanyu ababaje Imana, amagambo yanyu kuri social media, amagambo yanyu ababaje Uwiteka Imana. Dore uhagarara hagati y'intumbi ndetse n'abazima, kandi dore intumbi zibaye nyinshi. Mu bapasitori intumbi ziruzuye, hari intumbi z'abahanuzi, hari intumbi z'abaririmbyi, hari intumbi z'abantu b'ababishopu.
intumbi ziruzuye muri YouTube ziruzuye ziri gutukisha izina ry'Uwiteka Imana. Izi ntumbi ziruzuye Imana turengere, Imana turwane, Imana dutabare. Intumbi ziruzuye kuko umunuko ukwira ahantu hose, biri gutuma itorero ry'Uwiteka Imana ritukwa, bigahisha izina ry'Uwiteka Imana, bimaze kugahisha izina ry'Uwiteka Imana. Sabwira none ngo haguruka ugende uhagarare hagati y'intumbi ndetse n'abazima, kuko umunuko ukwire hose. Bitewe n'uyu munuko bitumye abazima batakiboneka, bitewe n'uyu munuko bitumye abavuga Imana by'ukuri batakiboneka, kuko umunuko ukwire hose. Imana turengere, Imana dutabara, kuko amagambo ya bamwe mu bari abakozi Imana aranuka, ibikorwa bya biranuka, ibikorwa bya bigaragaza ubupfu, amagambo yanyu aranuka. Imana turengere, nta kuri kubarimo, buzuye ubusambanyi, buzuye inzangano, buzuye ubwicanyi bwo mu mutima. Ariko aramubwira ngo ku murongo wa 13 ugende uhagarara hagati y'intumbi n'abazima. Mu yandi magambo Imana ishaka umuntu, Imana tugeneza abantu bagesha izina ry'Uwiteka Imana. Ariko nubwo bimeze gutyo, none ngo afata umwanzuro agenda ahagarara, abikora nk'uko Imana ibimutegetse. Imana tugeneza, Imana ishaka umuntu uhagarara mu cyuho, Imana ibuza abantu bahagarara mu cyuho. Mureke mbabwire, nubwo abandi bose bareka kuvuga Imana, ariko twe tuzayivuga, twe tuzayamamaza, twe tuzayivuga. Kabana nubwo isi twambura ijambo, nubwo isi itatwemera kuvuga, nubwo isi iri kutwambura ijambo, nubwo isi iri kudutsikamira ikabuza ukuri kuvugwa, ikabuza abantu kuvuga, nubwo abandi bose babivamo, twe tuza Imana tuvanye. Twabonye Imana tujya neza. Nubwo abandi bose benshi bazagaragara nk'intumbi, ariko Imana ikeneye abantu, Imana ikeneye abantu bahagarara mu cyuho, Imana ikeneye umuntu uhagarara mu cyuho, Imana ikeneye umuntu uhagarara mu cyuho, Imana ikeneye abagabo bahagarara mu cyuho, Imana ikeneye abagore bahagarara mu cyuho, bahagarara mu cyuho bakavuga Imana. Twe tuzi Imana tuvanye, ntabwo tuzaceceka. Nubwo isi tubuza kuvuga, ntabwo tuzaceceka, tuzamamaza Imana. Twayibonye dushonje, twayibonye twabaye busa, tuza aho yatuvanye, twayibonye tugaburira, twayibonye tuzura, twarayibonye. Imana tujye neza. Nubwo abandi bose babireka, ariko twe tuzavuga Imana, twe tuzamamaza kujya neza k'Uwiteka Imana. Imana tujye neza. Ariko Imana yabwira ngo genda uhagarare hagati y'intumbi ndetse n'abazima, kuko umunuko ukwiriye hose. Umunuko uri gutuma izina ry'Imana ritukwa, umunuko utukije izina ry'Uwiteka Imana. Amagambo yanyu ni ugusebanya, amagambo yanyu atukije izina ry'Imana, amagambo yanyu yuzemo gutukana, agahisha izina ry'Uwiteka Imana. Ariko nubwo bimeze gutyo, Imana ngo ikeneye umuntu, Imana ikeneye umuntu uri guhagarara mu gihe nk'iki ngiki, agahagarara avuga Imana, agahagarara avuga Imana, agahagarara avuga Imana, ngo agahagarara mu cyuho. Imana bwire uko byagenda kose, uko byagenda kose, kandi abubashye Imana niba Imana igiye gukoresha mu gihe nk'iki, bagifite amasengesho muri bo, bagifite gukiranuka muri bo, bagifite kwirinda muri bo, bagifite agakiza muri bo, abo bantu mu gihe nk'iki Imana igiye kubakoresha, abo bantu Imana igiye kubakoresha, abo bantu Imana igiye kubakoresha. Imana tujye neza, abo bantu Imana igiye kubakoresha. Imana turengere. Ngo nuko rero ngo mugigirahaza itangira kwica abantu, ariko ngo hagaruka umuntu ugenda agahagarara. None ko mugigije kwica abantu, dore mugiga ituye k'Uwiteka Imana, yisha abantu benshi. Hari mugigije ivuye k'Uwiteka Imana, hari mugiga Imana isivuye k'Uwiteka Imana, yitanye ubuzima bwa benshi. Uyu mugiga ivuye k'Uwiteka Imana iteje impfu. Iyi mugiga ivuye k'Uwiteka Imana habayeho impfu zikomeye, abantu bakibaza ngo mbese ni biki, abantu bakibaza ngo mbese bigenze gute. Dore impfu zibaye nyinshi, dore impfu zibaye nyinshi.
hirya no hino, abantu bakibaza ngo mbese bigenze bite, dore impfu zibaye nyinshi, dore impfu zibaye nyinshi, dore impfu zibaye nyinshi, amarira n'umuborogo, gusuhuza umutima, byose birabaye kandi bitewe na mugiga iturutse ku Uwiteka Imana, kuko umunuko w'ibyaha wazamutse ukagera ku Uwiteka Imana, bitumye Imana yohereza mugiga mu bantu, mugiga ivuye ku Uwiteka, kandi mugiga hitanye ubuzima bwa benshi, iyi mugiga itwaye benshi, iyi mugiga hitanye benshi. Imana iturengere, niyo mpamvu babwira ngo musenge, abantu basenge, abantu basenge, abantu basenge, abantu basenge. Imana tujye neza, Imana iturengere, Imana mu ijuru ibane natwe, Imana itwite abantu basenge, abari mu byaro basenge, abari mu mujyi basenge, abari mu mahanga basenge, abari kure natse no hafi basenge, kuko Imana ikeneye umuntu wo guhagarara mu cyuho, Imana ikeneye umuntu wo guhagarara mu cyuho, Imana ikeneye umuntu wo guhagarara mu cyuho, Imana tujye neza, ikeneye umuntu wo guhagarara mu cyuho, kuko umuntu ukobaye mwinshi, ubuza abandi kwiba ukiba, ubuza abandi gusambana ugasambana, ubuza abandi kubeshya ukabeshya, ubuza abandi kwiba ukiba, ubuza abandi kwangana ukangana, ubuza abandi kwicana wowe ukicana, umuntu ukobaye mwinshi. Ariko ngo beze gutyo, ngo Imana ikeneye umuntu uri buhagarare mu cyuho, Imana ikeneye umupastor mu gihe cy'uhagarara mu cyuho, Imana ikeneye umuhanuzi uri buhagarare mu cyuho, Imana ikeneye umugore n'umugabo uri buhagarare mu cyuho, Imana ikeneye umusore n'inkumi uhagarara mu cyuho, maze bigatuma uburakari bw'Uwiteka Imana bwigirayo bukava ku bantu. Imana tujye neza, Imana turengere, Imana ibane natwe. Ndabwirwa mpabwe ubwo butumwa, ndabwirwa ngo abantu basenge kandi babe maso, Imana tujye neza kandi basenge cyane, kandi ndabwirwa ngo abantu batuye mu miji cyane basenge, abantu batuye mu miji basenge, mvuze imiji mu miji kwisi, abantu batuye mu miji basenge, abantu batuye mu miji basenge, kuko mbese ari igihe cyo gusenga. Abantu batuye mu miji basenge, batakambira Imana, baborogera Imana, batakambira Imana, binginga Imana kugira ngo Imana barengere, kugira ngo Imana batabare kandi bezwe. Uwasengaga rimwe asenge kabiri, wasengaga kabiri asenga gatatu, kuko akaga kaje kamanutse kihuse kagwirira isi. Iyi mugiga ivuye ku Uwiteka Imana, iyi mugiga ivuye ku Uwiteka Imana yangije byinshi kandi itanye ubuzima bwa benshi. Imana tujye neza, kuko impfu zibaye nyinshi ku isi, impfu zibaye nyinshi, kandi ku buryo abantu bakibaza ngo mbese Mana ibi ngibi ni ibiki. Impfu zibaye nyinshi zizaba nyinshi, abantu bakibaza ngo mbese ni ibiki, ku buryo abantu bazifata ku munwa bakavuga ngo Imana ibi noneho ni ibiki, ibi ni ibiki, ibi ni ibiki, ku buryo uzagira amahirwe ari uzashingurwa, uzagira amahirwe n'uzashingurwa, uzagira amahirwe azashingurwa. Imana iturengere, abantu basenge, bambara imbaraga z'Imana, abantu basenge. Ariko nubwo bimeze gutyo, Imana ikeneye umuntu uhagarara mu cyuho, Imana ikeneye umuntu wo guhagarara mu cyuho, Imana ikeneye umuntu wo guhagarara mu cyuho. Imana iturengere, Imana iturengere. Mose abwira Aroni ngo genda uhagarare hagati y'intumbi ndetse n'abazima. Imana ikeneye umuntu wo guhagarara hagati y'intumbi ndetse n'abazima. Intumbi zo zirahari ni nyinshi, intumbi zirahari ni nyinshi, ariko Imana ikeneye umuntu uri buhagarare hagati y'intumbi ndetse n'abazima, akahagarara mu cyuho, bigatuma Imana yigarura, kuko akaga kagwirira isi. Mbese isi baye umuhonge, isi baye umwirare, ibyo abantu bari biringiye byinshi bipfuye ubusa. Imana iturengere, kandi abwirwa ngo niba uhagurutse Imana tujye neza, dore impfu zibaye nyinshi, mu mihanda impfu zibaye nyinshi, mu kirere impfu zibaye nyinshi, ku bibaga by'indege impfu zibaye nyinshi, muyewe no mu mazi impfu zibaye nyinshi. Umuntu wese ufashe urugendo, umva, jya uhaguruka wejeje, niba ugiye gufata urugendo haguruka wejeje, niba ugiye ufashe urugendo rw'indege haguruka wejeje, niba ugenda na moto haguruka wejeje, niba ugenda n'imodoka haguruka wejeje, niba ugenda na gari ya moshi haguruka wejeje, niba ugenda n'ubwato haguruka wejeje, yewe n'undi genda n'amaguru haguruka wejeje. Imana tujye neza, kweza n'ukwatura, usabe Imana kweze igutunganye. Yewe n'utazi ku buryo kwatura n'uburyo yenda utabizi, n'ukujya muri penetesi ugasaba Imana imbabazi, ukinga n'Uwiteka Imana, ukagenda ufite igitinyiro cy'Uwiteka Imana. Imana iri kumwe nawe. Imana tujye neza. Imana ndabwirwa ngo mugiga ivuye ku Uwiteka, dore yararitse isi, impfu zibaye nyinshi,
ku buryo abantu bazibaza ngo mbese ni ibiki bibaye, uzagira amahirwe n'uzashyingurwa. Imana idutabare. Mbese abantu barihebye, ubwenge bw'abanyabwenge bupfuye ubusa, imbaraga z'abanyembaraga zipfuye ubusa, habaye gusoza umutima, habaye gutendebuka ndetse no gucika intege. Ariko Uwiteka aracyakunda abantu be. Reka twongere dusome ijambo ry'Uwiteka Imana dusanga n'ubundi hano muri Yeremiya. Dusanga hano muri Yeremiya ni ibice 5 umurongo wa mbere. Reka dusome izina rya Yesu. Aravuga ngo nimwiruke mukubite hirya no hino mu nzira i Yerusalemu, maze murebe kandi mumenye, mushake mu miharuro yaho niba mwabasha kuhabona umuntu naho yaba umwe ukora ibitunganye agashaka ukuri, nanjye nazahagirira imbabazi. Imana tugiye neza ngo nimugende mu miharuro, mugende ahantu hose, byibura mubone, nubwo mwabonera umuntu umwe, nubwo mwabona umuntu muri bagara mu cyuho. Imana ikeneye umuntu hagara mu cyuho. Imana ikeneye umuntu hagara mu cyuho. Imana iravuga ngo nimugende mu mihana, mugende mu midugudu, mugende mu miji, mugende mu byaro, mugende mu bize, abakuru n'abato, mugende mu ndebere mu mahanga yose, nubwo mwambonera umuntu umwe uri buhagarare mu cyuho. Imana ikeneye umuntu. Imana ikeneye umuntu wo guhagarara mu cyuho. Byibura mu ndebere ko mwambonera umuntu uhagara mu cyuho. Umuntu uhagarara mu cyuho, umuntu uhagarara mu cyuho agatakambira Uwiteka Imana. Banyarwanda, Imana ikeneye umuntu uhagarara mu cyuho, kuko uburakari bw'Uwiteka Imana butatuvuyeho. Barundi, Bakongomani, Banyafurika, Banyaburayi, Badiaspora, Imana ikeneye umuntu uri buhagarare mu cyuho, kuko uburakari bw'Uwiteka Imana butatuvuyeho. Igihe kimwe i Babuloni Nebukadinezari ngo yaremye ikigirwamana. Amaze kurema ikigirwamana mu kibaya cya Dura, agishyira mu kibaya cya Dura, ashyiraho itegeko ry'uko abantu bose bagomba kubarara. Icyo gihugu abantu bose barubarara. Hari harimo burya n'abapastori, hari harimo n'abahanuzi, hari burya n'abandi bakozi b'Imana mu gihe zitandukanye, bose barubarara. Barubarara kuko umwuka w'Imana ari kumbwira ngo muri iyi minsi bamwe mu bari abakozi b'Imana barubaraye, abari abahanuzi barubaraye, abari abatambyi barubaraye, hakubararira Imana, bubarariye abantu, bubarariye ibintu, bubarariye abantu, bari kuramya abantu. Uramya umuntu ubonye akaga, uri kuramya umuntu, umubararira umuntu ubonye akaga, ubarariye umuntu ubonye akaga, ubarariye umuntu ubonye akaga, wugamye munsi y'umuntu ubonye akaga, mugiga y'Uwiteka nta kizayigukiza, kuko barariye umuntu. Nuko ngo icyo gihe atabarubarara, ariko mu gihugu cyose ngo haza kubonekamo rata abagabo bagera kuri 4. Abo ni Saduraka, Meshaki na Abedenego ndetse na Danieli. Imana tugiye neza. Baravuga ngo Imana tugiye neza. Umwami avuga ngo mwebwe kuki mutubaraye? Ati ni ukuri twe ntidushobora. Umwami avuga ngo nibaryenyegeza itanura. Barakomeza bararyenyegeza. Ku munsi baryenyeje 7, ibihe 7. Baravuga ngo nimubafate babajugunyamo. Imana tugiye neza. Ariko mbere ko babajugunyamo, barabaza ngo nta kintu wavuga. Havuga ati ni ukuri twembwa ntabwo twubarire wowe, ntabwo tujye twubarira umuntu, ntabwo tujye twubarira ibigirwamana, twe twubarira Uwiteka Imana yacu. Basha kudukiza, nawe itadukiza. Imana ishimwe, nawe itadukiza. Imana tugiye neza. Hari igihe Imana yemera ko bayo banyura mu muriro, bakanyura mu muriro kugira ngo irebe niba bubarara cyangwa batubarara. N'abakozi b'Imana muri misi, yemwe abacumba, yemwe abahanuzi, yemwe ababwiriza butumwa, iri ni itanura mu mazi, abantu benshi muri kunyura mu itanura. Aha rero Imana iri kureba bubarara ndetse n'abatubarara. Y'abahanuzi Imana iri kureba bubarara. Bamwe bubarare mu buyuki, mu nzoga, abandi bubarare mu busambanyi, barashayishije, bandi bariba, baratubura, barubaraye. Ariko nubwo ameze gutyo, Imana ikeneye umuntu, biravuga ngo
mugende mu mihana, mugende mu midugudu, mundebere umuntu uri buhagare mu cyuho. Imana ikeneye umuntu uhagara mu cyuho. Nubwo ariko abandi bose bubaraye, nubwo abandi bose bubaraye, ariko haracyari 7,000 tarapfukamira Bayali. Nanjye ntabwo nzubarara, kuko Imana ikeneye abagabo n'abagore bahagara mu cyuho. Nubwo isi twambura ijambo, nubwo isi iri kutubuza kuvuga, nubwo isi twambura agaciro, nubwo kubera isi dusonza, nubwo twambara ubusa, nubwo dusuzugurika, nubwo ibyo twifuza kurya yenda ntitubibone, nubwo twifuza imyambaro ntitubibone, nubwo ibyo twifuza ntitubibone, kuko nyine kubera ubuzima bwa mwisi, ariko ntabwo turi bwubarare. Imana ishimwe cyane, ntabwo tubarara. Imana tugeneze, Imana turengere, Imana tugire neza. Twe turakomeje kuvuga Imana, dukomeje kuvuga Imana. Nubwo abandi bose babireka, ariko dukomeje kuvuga Imana. Tuza Imana tuvanye, tuza Imana tuvanye. Twayibonye dukura mu rupfu, twayibonye itujya neza. Mose yageze kubwira Abisirayeli, havuga ngo nimuze dukore Uwiteka Imana. Havuga ngo kandi bagukora Uwiteka Imana ibabananiye, mwisubirira inyuma. Ariko ahita yopoza agaragaza aho ahagaze. Imana ikunda umuntu ufata umwanzuro akagaragaza aho ahagaze, ntabwo Imana ikunda umuntu ukeza abami babiri. Arangije aravuga ngo nje n'inzu yanjye tuzakora Uwiteka Imana. Nubwo abandi babireka, nubwo abandi babivamo, oya tuzakora Uwiteka Imana. Nanjye kavuza nduru nshobojwe na Kristo. Nubwo abandi babireka, nje nzahanura, nzavuga Imana kuko tuza Imana tuvanye. Ariko sije jyenyine, haracari nabandi bazavuga Imana. Tuza Imana yatuvanye, Imana tugiye neza, Imana iturengere, turwanirire, Imana tugiye neza. Nuko rero ijambo riravuga ku murongo wa 13 ari twasomye mu kubara, havuga ngo genda uhagarare hagati y'intumbi ndetse n'abazima. Imana ikeneye mu gihe nk'iki umuntu uri buhagarare hagati y'intumbi ndetse n'abazima. Intumbi zo ziruzuye hano hose kuri social media, intumbi ziruzuye. Hari intumbi z'abahanuzi kuri YouTube, intumbi z'abakozi b'Imana, intumbi z'abapastor kuri YouTube, intumbi z'ababwiza butumwa kuri YouTube, kuko barahaguye barashira. Ariko nubwo imeze gutyo, Imana ikeneye umuntu uri buhagarare hagati y'intumbi ndetse n'abazima. Imana ikumugisha. Amen. Imana iguhe umugisha. Ese iyo ntumbi irashobora ko yakongera ikaba umuntu muzima, wa mugani wa Ezekiyeli n'Imana? Imana yabaje Ezekiyeli abaza ngo mbese aya magufa yakongera akabaho. Ezekiyeli asobaza ngo niwo bizi. Nanjye navuga ngo Imana ni ibizi. Imana ni ibizi. Ibizi. Ese umuntu ashaka kumenya ko ari intumbi? Ijya ukora ibyaha, ibyo ukora ibyaha waravuye mu gakiza ukakora ibyaha, warahuzuza abandi kwiba ariko abasigaye wiba, warahuzuza abandi gusambana ukabasigaye usambana, ugerekeranye ku zindi, uri intumbi. Yego. Umuntu rero yihanye akava muri ibyo byaha yakongera akaba umuntu muzima akabikira mu gishya. Imbabazi z'Uwiteka Imana ziracyahari, kuko urugi ntabwo rurakingwa. Reka tugushimire ku butumwa bwiza utambukije muri kano kanya. Urakoze cyane. Sinzi nimba ubutumwa bwose waba butambuje nta kintu waba wibagiwe ngo tugane ku musozo. Icyo nakongeraho nuko Imana ikeneye abagabo n'abagore, abasore n'inkumi bari buhagarare mu cyuho mu gihe nk'iki, kugira ngo izina ry'Uwiteka Imana ryubahwe, bitume n'Imana ikuraho mugiga igiye kohereza mu bantu. Yego. Reka tugushimire. Birashoboka yuko ari kwifuza ko musengana, akisuzuma yakorera mu ndorerwamo agasanga ari mu cyiciro cy'intumbi, akavuga ati nyamara ndifuza kongera kuba icyaremwe gishya. Ariko akavuga ati uyu muntu ndifuza yuko yansengera akanyaturaho imbabazi z'Imana. Reka tugusabe utange nimero za telefone, ubundi tugane ku musozi tudusengera. Nimero zanjye za telefoni ni 0788 66 47 20, 0788 66 47 Reka dusenge. Mana mu izina ry'Yesu ndagushimira ndaguhimbaje ndakunezera urera cyane urakiranuka urakiza, izina ryo habwe icyubahiro. Nyemera murengezi wanjye datubane natwe turengeye tugo tudukize, umanike kutuyirengera turwanirire. Ijambo ryatubwiye ngo ukeneye umuntu uhagarara mu cyuho. Shoboza Mwami Imana abakubaha, kuko Mwami Imana abagifite amasengesho muri bo ugiye kubakoresha. Mwami abakikogiye kubakoresha ugiye kubana nabo. Gira neza ubwoko bwawe, kandi nabavuye mu nshingano bakagenda bakabaga nk'intumbi, turabingingiye Kristo kugira ngo ubagarukeho. Mwami wongere ubabyutse, nubabyutse barabyuka, nubakiza barakira. Urakoze Mwami Imana, bana natwe ni mu izina ry'Yesu mbisabye. Amen. Amen. Imana igumugisha. Amen.